natubwira ibye. Mwiriwe, njye nitwa Kanezari Innocent, mpagaze imbere yanyu nje gupresenta ibihangano byanjye. Nk'uko mubibona, iyi ni inyamaswa abascientiste bavuga ko yitwa Canis familiaris. Mwebwe izina mwamenya ni uko bayita bulldog. Ibiri gupresenta ubukorerabushake, yo ikora ibintu biyirimo. Noneho iki gikurikiyeho murakibona, iyi ni tiger. Nk'uko mubibona, tiger iragaragara nk'ibabaye, simubibona? Iragaragaza ko buri wese agomba kubabarira kugera ku cyo ashaka. Mutuzo. Nk'uko mubibona, noneho iyi ni inkomoko ya muntu. Uyu ni umubyeyi w'ababyeyi bose, bamwita Eva. Ndabizi murabibona nk'ibiteye isoni, gusa si ibiteye isoni, ahubwo iki ni ikirango cy'aho twese twavuye. Murakoze, turabakunda. Murakoze. Nanjye mpagaze hano imbere yanyu nje kubereka ibihangano byanjye. Nk'uko mubibona, iki ni igihangano nakoze, nicyo cya mbere ngiye kubereka. Ahangaha nashatse kubereka ahantu ushobora kujya ukaba waruhuka, ugafata umuyaga mwiza. Iki cyo noneho nk'uko mubibona, murabona ni ikirangantego cy'u Rwanda kirimo ibiganza bibiri bisuhuzanya. Rero ibi biganza bishatse kuvuga ubumwe bw'Abanyarwanda. Murakoze. Iyi nayo ni isura nagerageje gushushanya, ishobora kwerekana ukuntu umuntu ashobora kwiyita atarinze ajya kwisiga make-up byinshi. Como nasazi?
murakoze. Iki gihangano nagikoze nshaka kwerekana ukuntu umurimo ukorwa, ukora ugamije ikintu runaka, ugomba kugikora ugikunze kugira ngo ugere ku ntego zawe. Murakoze. Aha naho nashatse kubereka ukuntu umwari w'u Rwanda ashobora kwambara neza yikwije kandi akagaragara neza mu bantu. Murakoze. Murakoze. Intandaro yo gushushanya iki gihangano nk'uko mubibona mwese ni Jordan Flight. Rero impamvu nayishushanyije niyo nkweto nkunda kandi nakundisha buri wese ko irakomera, ni nziza. Murakoze. Uyu nguyu ni umuhaka. Nashatse kubabwira yuko nyine ibi bintu atari byiza, ndagira ngo hatazagira ubona nashushanyije akajya guharanira kubaho. Ntabwo uyu muntu ari mwiza. Murakoze. Uyu nawe ni umuntu asa nkaho afite icyo ashaka gushushanya, afite icyo ashaka kugeraho. Wamugereranya natwe nuko tuba tukwiye kuba konsantere ku masomo yacu. Murakoze. Nibyo ngibyo nari mbafitiye. Arakoze cyane umuhanzi Josiane. Reka dukurikirane n'undi. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Christella. Mureke tubumve. Abahanzi baba bafite amakuru menshi, baba bafite byinshi bigaragaza ibyo bakoze. Bumve message zabo. Hari nanjye magaza hano mfite igihangano nshaka kubereka. Nkuko mubibona hano bari kutwereka umugabo mu bitekerezo bye, nyine urabona ko ari umusaza. Uyu musaza ari gutekereza ku bibazo byaje nyine bituma umera nk'umusazi, bikakujagarika nyine mu mutwe, kumva ntabwo umeze neza. Iki cyo ni ikitwereka ko twese nidukora neza tuzajya mu ijuru, waba uri umukene waba uri umukire, bisaba kwicisha bugufi nyine Imana izakuzamura. Murakoze. umuhanzi Christelle arakoze nawe. Ibihangano byiza byizemo birimo message nyinshi. Murakoze. Mureke twumve ukurikira. Nanjye nitwingana Juliet ayishanganye nawe. Nkuko mubibona ngane nashushanyije Neymar. Kuba muzi ni umukinnyi wa football. Ni Neymar nashushanyije ni umukinnyi wa football. Uyu we bamwita Josh Anonymous. Nkuko mubona ino foto nashatse gushushanya nyine mu bintu byose wahura nabyo cyangwa se ibibazo wahura nabyo, ahantu hose waba uri ugomba guhora wishimye. Reka babereke ifoto ye ya nyayo nari nashushanyije. Uyu we ni umudamu ugaragaza uko ameze hano. Ni imyenda
igaragaza umukobwa wo muri afurika cyangwa se ko yambara uwo ari we wese muri afurika ibyo agomba kwambara kandi akaberwa. Hano nari nagerageje gushushanya umugore w'umuco wo mu banyarwanda utega urugori mu bihe bya kera. Ifoto y'uwo nari nashushanyije n'uriya yitwa Josh Arnold Monier. Murakoze. barakoze abahanzi bacu ku bishushanyo byiza badukoreye kandi bifite ubutumwa butandukanye. Ibyo ari byo byose gahunda ni ukunoza umurimo kandi tukawukora tuwukunze. Bafite impano rero nziza kandi zitandukanye zafasha buri wese kuko harimo ubutumwa butandukanye. Tugarutse inyuma gato rero